masaha imbabazi zayo izina ryayo ntamucyubahiro kandi tukanashimira ku bw'iki gikorwa yemeye ko twakora muri aya masaha izina rye rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Rero reka ubwo byose byarangiye turasoma mu murongo muri Bibiliya byakozwe n'intumwa ibice bibiri mirongo na karindwi turasoma mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Abo bantu bumvise ibyo bacumita mu mitima nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data tugende nuko Petero arabasubiza ati umuntu wese muri mwe niyihane abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. Mana igira y'amagambo mu izina rya Yesu Kristo. Impamvu dusomye amagambo ni kugira ngo twibutse ko burya ikibazo babajije Petero yagisubije avuga ko umuntu wese wamaze kumva ijambo ry'Imana akumva afite icyo gukora, icyo kibazo yagisubije avuga ngo umuntu wese wamaze guhishurirwa kwakira umwami ni ukwihana ibyaha akabona kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Rero bene data na bashiki bacu bihanye, igisigaye ni ukubabatiza mu izina rya Yesu Kristo. Abaririmbyi bakomezemo bwo kubatiza aba bana bemeye kwakira umwami wacu n'umukiza wacu mu izina rya Yesu Kristo. natwe duhamije kubwo kumubatiza mu izina rya Yesu Kristo. ko yemeye kwakira umwami n'umukiza natwe tubihamije tumubatiza mu izina rya Yesu Kristo.
tumubatiza mu izina rya Yesu. Wacu hakuya ubwo yemeye kwakira umwami wacu Yesu, natwe tubihamije tumubatiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yeme kwakira umwami wacu, natwe tubihamije tumubatiza mu izina rya Yesu Kristo.